Haleluya. Mwami Imana asingizwe kandi aduhana umugisha. Umugisha abaririmbyi natwe twese abizera. Mwaramutse amahoro. Mwiriwe neza. Muranezerewe. Mwami Imana ahimbazwe kubw'ineza ye, cyane cyane kubw'ijambo rye ritarondoreka. Nta wundi mutungo dufite, nta kindi twirata, n'ibyo dufite n'iby'igihe gito, nk'uko umwami wacu yabivuze ngo isi n'ijuru bizashira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Niyo mpamvu uwirata yirate Kristo, uwishima yishimire mu mwami, unezerwa anezererwe umukiza we, kuko yabwiye Aburahamu ibyo yamubwiye natwe biracyafite agaciro, ngo nijye ingororano yawe ikomeye. Sibyo? Hari ndetse dushaka. Yabwiye Aburahamu atangiye kuganya ngo hereze umugaragu wanjye niwe uzaragwa ibyanjye iki. Imana iramubwira ngo nijye ingororano yawe. Sinzi niba ari mu Itangiriro 15 tumaze gusaza, kandewe niba ariho. Byashoboka ko ariho, hatanabayeho nta byacitse. Hano nyine ni Itangiriro 15:1. Mu Kinyarwanda baravuze ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu witinya, nigenga igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Sibyo? Nigenga igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Turashimira Imana ko dushobora guca mu bintu byinshi, tukanyura mu ntambara nyinshi. Ejo nahoze i Kanombe gusura mwene data Rutayisire n'umufasha we, baraho. Urugamba ni ngombwa. Nahoze mbwira mushiki wacu ngo Satani agaba igitero yasabiye uruhushya. Murabyibuka byabaye kuri Yobu. Agaba igitero yaherewe uburenganzira, kuko turi umutungo w'Imana, ntabwo dupfa kuvogerwa. Sibyo? Ese umutungo ufite nyirawo wapfa kuwuvogera? Aya nyine umubisha dukoraho kuko yabyemerewe. Imana nayo ikanezererwa yuko duca mu itanura tukarisobokamo twemye, tutaratakaza ibyiringiro no munezero Imana ibifite. Kandi byanditswe biravuga ngo nta cyabagerageje kirengeye kirenze urugero kirusha imbaraga kwizera kwanyu. Imana itwemerera igipimo kijyanye n'ubuntu iba yatugiriye. Nahoze mubwira nti buri Imana yabonye yuko ushobora guca muri iyi ntambara. Sibyo? Yibona iyi ntambara yaguhitana, ntabwo yari kwemera kwikugeraho. Komera rero, ikamba rirahari. Nabonye mushiki wacu aremye kandi yihanganye. Ikindi naramubwiye nti twebwe ntabwo turi idini, turi ingingo z'umubiri wa Kristo, nk'uko turimo kumva ijambo. Ntabwo urutoki rwaza hano ngo ruterwe ku gutwi, ntabwo ino ryasimbura urutoki, ntabwo urutoki rwasimbura ino, urutoki ntirwasimbura ijisho. Ingingo ziruzuzanya zikanezerezwa ko ziri ku mubiri, ziri iwabo. Kandi
ariko hari icyo namubwiye na Satani nawe ataguteye nawe yaba ari indangare, kuko twahoze dusoma mu Baroma 16 n'ubu turi buhagaruke. Niba kumwete mushiki wacu yari afite hano ku rusengero, sibyo? Ntabwo ari inzererezi, afite urugo, sibyo se? Afite umugabo, afite abana, ariko namwe muri abahamya, kandi ntabwo duteze gutanga itangazo no gushakisha mu bantu abakora ibikorwa by'umwami. Ibikorwa by'umwami tubitegekwa n'Umwuka Wera, sibyo se? Kuko icyo udakoreshejwe n'Imana ntabwo cyahesha izina ryayo icyubahiro. Ibyo simvuze ko tudakwiye kuba abitanga. Murabona cyangwa ni muyo, ariko murabona Umunyarwanda niwe wavuze ngo ngira amaso yerekwa bike, ibindi akirebera. Si umuntu ufite amaso bahora bamwereka, kandi amaso ye amuha kubona. Rwose turashimira Imana. Ikintu cya mbere yaduhaye nuko yaduhaye kubona. Wari uzi ko ari wo mutungo wa mbere ukomeye mu bwami? No kumva, kubona no kumva. Kubona atari aya maso, kubona kwa kundi kuvuga ngo hahirwa amaso abona ibyo mubona n'amatwi yumva ibyo mwumva, kuko benshi babyifuje bakabibura, sibyo se? Twajya muri Luka 10 ngo anezerwa cyane mu Mwuka Wera, ngo aravuga uwo ni umwami wacu, ngo ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi, kwibi wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abana bato, sibyo se? Hahirwa amaso abona ibyo mubona n'amatwi. Yari amaze gutanga ubwo buhamya, ahita akurikizaho iryo tangazo ngo hahirwa amaso abona ibyo mubona n'amatwi yumva ibyo mwumva. Muri ubu bwami turashimira Imana ko tubona, sibyo se? Kandi tubona umwami mu ijambo rye, tukabona ibyo abandi batabona, tugasobanukirwa ubwiru bw'ibyahishwe. Icyo nicyo cya mbere. Nibyo Pawulo yabwiraga Abakorinto ngo ntituyoborwa n'ibyo tubona, tuyoborwa n'ibyo par les choses invisibles, ibitagaragara nibyo bituyobora. Icyo ni icya mbere. Ariko nari ngiye kuvuga no ku by'amaso asanzwe, sibyo? Ikintu cya mbere twirata Uwiteka. Dufite urugo rukomeye kuko tumeze nk'awa mupfakazi. Ijambo ryamujeho ngo Uwiteka aravuze ngo ako gafu n'ayo mavuta ntibizashira. Turashimira Imana ko ijambo ritazabura, sibyo se? Urugo rukomezwa na nyirago, bikagaragarira mu byo atunze. Icyo dutunze rero ni umutungo w'ijambo, kandi ni ko umuhanuzi yabitubwiye, nanjye ndabisubiramo. Itorero si abantu, itorero ni ijambo. Nibyo, ubwo dufite ijambo turabaherwe mu mwami. Umwami Imana asingizwa iteka, nta kindi. Dushobora gufatanya na Paul kuvuga ngo uwirata yirate Kristo, mwami w'abami, kubwo umutungo w'ijambo yaduhaye, sibyo se? Ariko no mu buryo bugaragara turi abantu, sibyo se? Turi iteraniro. Umubiri wa Kristo mu Gifaransa bawita le corps mystique de Christ, umubiri utagaragara w'umwuka. Niho turimo kubwiriza ubumwe bwawo, sibyo? Umubiri utagaragara, ariko iteraniro riragaragara, sibyo se? Riragaragara, rifite igisenge, rifite aho ribarizwa ku isi, sibyo se? Muri Kristo tuhahuriye n'abandi batareba ku Kabeza gusa, ariko assemblée locale ya Kabeza ifite adresse, ifite ahibarizwa, ifite igicumbi, ifite ahigaragariza abantu bazima bakiriho, aho batangira ubuhamya, baragaragariza imyifato yabo, bemeza ko Imana ari nzima. Haleluya!
dufite aho tubarizwa, sibyo mwene data nkusi, aho dukorerera Imana tuyisingiza, tuyihesha ikuzo, tuyihamiriza n'imbere y'abatizera, n'imbere y'abizera. Kuko Aburahamu yagendaga, ntabwo yagendaga rwihishwa abebera, yagendaga yemye ahamiriza ukwizera kwe. Niko bimeze. Daniel ntabwo yagendaga bebera, yagendaga yemye. Ba Meshake ntabwo babeberaga, n'abatubanjirije ntibigeze babebera. Iporte le flambeau, batwaraga ikimenyetso cyo kwizera kwabo bemye. Natwe dufite aho tubarizwa, dufite aho dukorera imirimo y'umwami wacu mu buryo bufatika bugaragarira buri wese, si byose, cyane cyane ababihawe. Nari ndimo mvuga ku Baroma 16, mvuga ngo turahagaruka. Nari ndimo mvuga ko nagiye gusura mushiki wacu, namwe ndata yarambonye imbere y'ibyo byose, ariko nahise nibuka umuhate we n'umurava we mu mirimo ya hano, kugira ngo mujye musanga ari heza, sibyo? Mujye musanga ari heza. Twebwe umuntu aba yaraciye muri byose. Ni ukuvuga ngo iyo Imana igukoresheje asambara ikabyuka, ubu umuririmbyi, kwandika indirimbo, sibyo? Ugakoropa, ugatera intebe, kuko uba uri wenyine, sibyo se? N'ubu byashoboka, ariko ingingo zibereyeho gukora. Aha niho Gicumbi ambassade, Assemblée chrétienne de Kabeza. Niyo mwanditse invitation, ntago mwandika ririya n'izina ryo mu mategeko, kuko dufite naho tubarizwa mu buyobozi bw'igihugu, kuko duteranya Abanyarwanda. Communauté chrétienne indépendante na adresse yo muri Ministère y'Ubutabera. Ariko iyo ufite ubukwe ngo saa saba gusaba no kuko saa saba mu rusengero rw'abakristo, ntabwo gushyiraho ngo muri communauté chrétienne, mufite ubwenge. Kuki atari byo mushyiraho? Harya mwandikaho gute? Ariko warabyibagiwe. Harya uriya niwe mushya, mwandikaho gute hara kuri invitation? Niwe mushya, se twagira gute? Niwe twasengeye. Mwandikaho gute? Aka kanya urabyibagiwe, ushize impumbu mu iteraniro. Gusengerwa, gusabirwa umugisha, gushyingirwa imbere y'Imana mu iteraniro ry'abakristo Kabeza. Muremeza ko Imana ihazi? Imana irahazi. Ese muremeranya nanjye ko Imana ihanezererwa? Ese iriya yarebye ibona hakeye? I think so. Je le crois bien. Ndabihamya. Iravuga ngo aba bana banjye n'abagabo. Sibyo? Nuko Imana nyine itazana intoki mugende idukora mu ntoki ngo kora hashara umugabo. Ndakwemera. Ariko turabyumva mu mwuka. Imana iraduhobera. Haleluya. Umwami w'abami aratunezererwa. Sibyo se? Ahantu uko muhareba indani hano, sibyo se? Ukajya no mu busitani, ukajya n'ahari haruguru, muzajye murebe bya biti, wagira mbaza imyaka ingahe, muzajye muhatembera, muze hano kuri Peruze mwifotoze. Sibyo se? Uhamagara umuntu mwese musohotsa gufotore, wipangarike hariya, cyangwa urye selfie, cyangwa ugire gute, aha ni iwanyu uzajye uvuga ngo uhita utaha iwanyu. Nibwo yaramvura hari iwanyu uzajye kumusura. Noneho ageze bwo yaramvura we, nta kibazo. Ariko hari ikibazo frere, hakuna shida. Aho duca muririmbyi yaravuze ngo nzemera amanyure. Tunezerewe. Umuntu ufite urugo ntarunezererwe, ruba rurimo ikibazo. Akajya azerera n'umugabo agataha atinze, ibyo Dawidi ibyo Salomo yavuze. Ariko sinabisubiramo, ariko yarabivuze. Umuntu ashaka kugira urugo
atishimira gutaha ariko byaba ari ibyago. Ariko urugo twe turarunezerewe. Haleluya. Nyirarwo ararunezerewe, Imana niyo nyiri itorero, ariko natwe iyo tuhageze turishima. Murabona niyo twagira abashyitsi, umuntu agondagunda akazuzi ko ariko nzaza kuhareba, ariko simbizi. Ngira amatsiko makeya, umwanya ukaba muke kurenza, ariko hakuna problem. Ariko kutagira amatsiko nabyo ni uburwayi, ariko numva nabyo nta kibazo. Ariko umuntu aravuga ngo ufite inzu sindayibona, umuntu aravuga ngo ufite ibigizi, harya nawe uje iwawe hari habaye, warabyibagiwe? Ntabwo wari uhari? Harya Kayite nawe ngo yari ufite, nanjye gusura wavunitse inzu iwanyu, ntabwo nagusanze nawe? Hari habaye iki? Mbese ushobora no kuba warabyibagiwe. Ubundi byakabaye byiza tubishobojwe, ariko nubwo buri muntu wese atagera mu rugo rw'undi, sibyo dona, tubishoboye undi akazana abantu bakaza bakicara, ariko ntacyo ahantu duhurira harakomeye mu ijambo, ahantu tuzirikiye Imana. Bina tureba ko iyo tubonanye, ubona ko no gutaha no kamasaha batugonga biratuvuna, biratugora, kuko turi ingingo z'umubiri. Ufite bene wanyu, mufite bene wanyu hari iwanyu ni Igitarama, Igikongoro, Igikongoro, okay, ne Rwamiko, ndahazi. Najyaga njyayo kera nkiri umusore, najyaga mva i Nyanza nkacarya mu makawa, ngiye kubwiriza hera Rwamiko n'amaguru. Ati se ubundi wari kuyasiga? Ni ukuvuga ngo umuntu arasaza, ariko ijambo ntirisaza, Imana ntisaza. Turacyari mu ijambo. Indirimbo buriya twaziririmbye n'iziriya, ku minota yacu ni mike, ntawe duha raporo nk'uko mutabanje gusengera hamwe, ntiturya ukarisitiya ko mutabanje kuririmba indirimbo ebyiri. Oya, twagiye mu ijambo. Hari icyo bitwaye? Ngo none uzumva kuri YouTube, bazumva ko mutakurikije ibyiciro uko bikurikirana. Ntabwo ari imisa, turi imbere y'umwami. Narindi mu mvuga nk'uko twabibyumvaga ejo, ntabwo bintera isoni, sibyo? Uzi ko Pawulo avuga amazina, akavuga n'ibigwi by'abantu bakiriho, kuko ni ingabo z'umwami udakoze isoni. Ufite umwami w'ikigwari, wagenda uhisha indangamuntu yawe. Turi ingabo za Yesu Kristo. Iwacu ni urugo rw'indatwa, iwacu mu ijambo, iwacu ku Mana, si byose? Iwacu mu mubiri wa Kristo, iwacu mubera mu muryango w'intore, hatari uburiganya, hatari ubucabiranya, mu rukundo rwuzuye, si byose? Mu munezero udashira, abavandimwe bashyitse mu mubiri wa Kristo, mu itorero ry'abera. Ndavuga nka Dawidi ngo hahirwa ihanga Uwiteka abereye Imana. Niko bimeze. Ariko nanone urahirwa wowe. Hano umuririmbyi wavuze ngo ko we hanga y'Imana nzima, Imana. Ariko reka tuyiririmbe nubwo nagize ifuye ryo kujya mu ijambo. Reka tuyiririmbe yonyine duhagurutse, twinjire mu ijambo. We hanga ry'Imana nzima.
kubwiza wakoze mwami shimwa koko mwishenge haleluya shimwa shimwa mwami shimwa haleluya shimwa kubwiza mwese kumana ni original. Kandi ndagira ngo mbatangarize ko buri jwi rimusingiza rimugeraho. Mugira gutya. Umva Maria rimugeraho mujye muri rekura na kiza ajya kata makorosi bo akatira tugahura ariko rimugeraho. Frere Musi rimugeraho. Wacha tumutukuze Mungu. Gushimwa mwami shima kubyiza wakoze ishengero ryawe. Asingizwe. Imana ishimwe ko nta mukuru wo kwizera kwacu uretse Yesu Kristo. Niko bivuga mu Baheburayo. Sibyo? Gice 12. Ngo niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza rwose. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Niwe kwizera kwacu kwashibutseho. Niwe wakuduhaye ni nawe et celui qui est il est l'auteur et celui qui ramène à la perfection. Niwe waguhaye kwizera ugitangira ni nawe uzatuma ugera ku kwizera gushyitse. Ashimwe. Umuvuga utumwa arahamya ari kuguha kwizera ni nyirirugo. Ni nawe uzagutunganya rwose. Turabigizeye. Dufite iminota 30 kandi ijambo riraduhaza. Dufite inyota n'inzara ko ntabwo dufite umururumba kuko urugo rwacu rurakize. Ese apeti n'umururumba ni kimwe? Umururumba na apeti. Umururumba ni umururumba. Ni ubwoko bwa apeti. Ariko dufite mu Kinyarwanda apeti bayita ipfa. Muri amuntu afite ipfa. Warubize? Kugira ipfa. Warubize nko? Wabyumvanye wanyu? Ipfa. Warubize wowe ko apeti ari ipfa? Ngo ahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Gukiranuka ni ijambo. Reka dusome ibyanditswe. Turakomereza aho twari tugeze. Waroma 16. Mwirubuka ko mwene Data Thomas yari rubengera. Mu gusoza turamusabira. Uyu munsi bateranye n'ejo bazaterana. Ni ntashyo Umwuka wera arazishimangira cyane za Paulo ku itorero ry'i Roma. Twashoreje ku murongo wa 12 Frere Musi 12 barimo 16 murongo wa 12 muntahirize Terafayina na Tirafosa bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Twicare. Ni ntashyo. Aya mazina mugombe muyafate tu. Muntahirize Tirufayina na Tirufosa bakorera mu mwami wacu.
Sara akorera muri Seska agakorera no mu mwami wacu, sibyo? Ntabwo wari uzi gukora mu mwami wacu ufitemo ibiro, ariko Dona gukorera mu mwami wa uracyakora muri Afribricast ubugeze he? Urashomereye ukorera he? Ukorera iwawe urakora bya bindi urubaka amazu, ni umufundi wubaka amazu agakodesha, ariko urumva ukorera no mu mwami wacu, urumva mu mwami wacu udashomereye. Ivugo ibu tugeze mu gihe cya precision kuko turi hafi gutaha, sibyo se? N'umuntu ufite izina yiswe na se, uyu twavuga Imana Donate, ariko hari ahandi havuga ngo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, sibyo se? Ufite izina wiswe na so ku isi, ufitwe n'izina wiswe n'Imana mu gitabo cy'ubugingo, nibyo? Ufite imirimo ukora kubw'amaboko n'urugo rwawe mu mubiri wa Kristo, ntabwo uri urugingo rupfuye, ufitemo akazi, ntabwo uri indorerezi, sibyo Peter? Imana ngumugisha Peter, wowe ucuruza n'ibiki n'ibintu binyuranye, ariko ntabwo dero ibyo. Iyo wagiye Nyaruguru se wajya nyira butike ufite ibintu urahinga, ufite imirimo wirwanaho, ariko ikintu kinezeza cyane imiruho yacu yose izashira, ariko ukorera no mu mwami wacu. Mwene data Karamuka ni umusaza aranduta imyaka hafi nk'icumi, ariko aracyakora n'amaboko ye mu iduka ry'ibyuma by'imodoka, ariko buri kimunezeza afite n'ibiro mu mwami wacu. Kayitesi wowe ukora wabaye umwarimu twigana bibliotekonomi, sibyo? Mu nzu y'ibitabo kuko twiganya bibliotekonomi, ariko ubu ngubu sinzi ko ngira ngo yongeyeho n'utundi. Twagendagamo neza mu ishuri, twarabaswa iki ibyo byose Imana ibidufashamo, ariko twarangiza tugakorera mu mwami wacu. Mwama turinde kuba indorerezi no gushomera muri we. Ese ko umwami ari muzima, ingingo ze zikaba, ese umutwe ari muzima, umubiri akaba ari muzima, ni gute urugingo rutakora? Igihe cyageze kugira ngo ibyo mumenye ko itegeko ry'urukundo rikoresha umubiri kugira ngo wuzuzanye ribe ridutegeke rituyobore. Umwami aduhane umugisha. Mariana, sibyo? Gukorera mu mwami wacu. Bene data bashiki banjye, bene data, sibyo? Mwarimu yarakoze wari hari muri papere, sibyo? Wigisha bansize arakana gaye, none baragutwara mu modoka. Ibyo byose ni ibintu byiza, ariko bifite aho bizarangirira. Ariko dusomere niba ntibagiwe mu byakozwe n'ingo 14, ibyashiriwe hano 14 murongo wa 13. Frere Paul, uko ufite ibiro mu mwami wacu, Imana iguhe umugisha. Akabakora n'umuroni y'Abadage kuvarangiza amasomo. Simana ntiyagwereye umugisha. Nanjye ndi umuhamya. Uwo mugisha Imana yagwereye nanjye wangezeho. Bavandimwe dushima Imana. Igihe cyanageze kugira ngo ukanguke. Uvuga uti ingororano ziraho. Ku rugamba abasirikare bagirwa na morale. Bashyiraho morale kugira ngo nta muntu urwana urugamba ari ingabo y'ukuri afite abagaba b'ukuri n'imyitozo y'ukuri. Ururwana afite ubwoba, ururwana arakaye, ururwana yinuba. Ikintu cya mbere babanza kuba bibamo, sibyo frere? Ni umunezero, bakumva ko ari akazi kabashimishije. Amabombe n'amasasu bikaba nk'umuziki. Ni kweli? Kubera ko baba babaye umwe n'igikorwa barimo. Iyo badateguwe batyo n'avoka yagwa bakiruka. Barabategura ku buryo baba umwe n'urugamba.
natwe bene data dukwiye kuba umwe n'ijambo, sibyo? Tukagendera mu muvuduko waryo. Icyatumye Dawidi ahangamura Goliyati nuko yajyanye n'ibuye. Muranyumva? Yajyanye n'ibuye, ntabwo yariteye ngo arirebe, kuko mwibuke ko ibuye ry'umuhemetso wa Dawidi ntabwo ari ryo ryishwe Goliyati, ryaramucogoje. Rimucogoza, yamugezeho amwambura inkota ye aramurangiza. No kuvuga ngo yajyanye n'umuvuduko w'ijambo, yajyanye n'umuvuduko w'ibuye. Turahamagarirwa kujyana n'umuvuduko w'ijambo. Niyo mpamvu duterana dutega amatwi kugira ngo tujyanire ku mujyo w'ijambo. Niyo mpamvu tutatungwa n'amakasete n'amashusho yo muri za 80 ngo nuko ari umukozi w'Imana wabwirije. Umwuka wera arahari, Kristo ni muzima, arahari, ni ubwiriza. Muranyumva? Umuvuduko w'ijambo mu mugeni ni Kristo uwushyiraho anyuze mu ijambo rye. Il est vivant, ni muzima, abahagaze hano abwiriza ijambo rye. Turabyizera. Niko bimeze? Ko bimeze? Turi ingabo, dufite umugaba wacu, jemadari wetu. Tuna jemadari, dufite umugaba n'umwami wacu. Ntabwo nabateje abaturage, koraririmba neza ngo abandi muzambwiraho mwari mwagiye. Ese ko nsigaye nanjye ndimo, tuzabitunganya. Umuntu wese akomere muri ofisiye. Mugira gutya, umuntu wese akomere muri ofisiye. Nta ukorera ijisho. Abakozi b'iwanjye nibo nyambwira ngo ntugakorera ijisho kuko ninda, ujye ukorera iryinyo. Abo bakorera iryinyo, ariko twe ntidukorera ijisho, ntidukorera n'iryinyo. Turi mu bwami bw'urukundo, tunejejwe no kuba ingingo ze. Ntitunakora, turakoreshwa. Turahamagarirwa kumwemerera akadukoresha. Umwuka wera arakwinginga akagutegereza. Niyo mpamvu ijambo ribwirizwa. Noneho ndabingingira mu mwami wacu, mumwitabe. Igihe ni iki cyo gufata, sibyo? Ibyimbo. Igihe ni iki cyo gushikamira warizeye, nta izindi nyigisho nshya zizaza, nta mpanuzi wa munani uzaza. Igihe ni iki cyo kumurimo usohora. Buri muntu wese agakomerera mu muhamagaro we, no mu rugendo rwe agakora icyo umwami yamuhamagariye. Tugeze gutya kabisa, donategeze gutya. Igihe ni iki, nta murimo utuzura keretse nyirawo uwukora ananiwe. Ariko umwami wacu watangiye umurimo fatanije na Paulo kuvuga ngo azawusoza. Niko yabwiye Abafilipi, sibyo? Cya 6 muzi neza nashidikanya ko watangiye umurimo mwiza muri mwe azawurangiza rwose. Iki si igihe kuri benshi muri twe no kwitorero muri rusange, si igihe cyo gutangira, ni igihe cyo gusoza. Turahamanya ko izamurwa ryegereje, ni igihe cya finissage. Turashimira Imana. Urabona inzu ishobora kubakwa. Muribuka turi mu ihemano, mwibuka ducukura fondasiyo yasumbaga Donati n'abarwa abagabo bajyagamo, fondasiyo ikabasumba. Niyo mpamvu muyaguza nta nkingi zo hagati, inzu igakomera. Nta warusha umwami kubaka. Paulo yaravuze ngo nk'umwubatsi w'umuhanga nashyizeho urufatiro. Niyo mpamvu Branham yavuze ngo aba Paulo nibinjira n'abanjye bazinjira. Iyi nzu yubatswe kuva kera, kuva kuri marayika wa mbere Paulo intumwa ya Efeso washyizeho urufatiro, abwiriza Kristo n'ubwenge bwinshi. Mujya mubona inyandiko ze. Umwami yubaka inzu nk'uko biri mu Migani 9 ngo ubwenge yubatse inzu ayinkingi ndwi. Uriya yarahanuraga ibirindwi by'itorero. Uyu mwubatsi w'umuhanga azataha urugo rwe, uyu mwubatsi azasakara inzu ye, uyu mwubatsi azayisoza itunganye. Inzu irubakwa ariko ubwiza bukagaragarira kuri finissage. Ndashimira Imana yemeye ko tubaho muri iyi sekuruza. Ndabamenyesha ko finissage nitwe izaberaho. Niyo mpamvu ijambo rigomba kuboneka ku bwinshi. Ntiwirebe ukuri mu biki, Imana irahari ku bwinshi, imbabazi ku bwinshi. Irandiri mu 334 yanryoheye sana. Izindi nari nagize ndazijugunya.
niwe utubabarira, niwe utukiza ubumuga, ari ubw'umwuka ari ubw'umubiri. Ni umukozi ukomeye. Inzira ubakwa igashyiramo bya bibuye urabibona dona, igashyiramo za ubu dusigaye dukoresha akayumbu, bya bisenyi n'ibitaka bizana imidite. Ariko Imana ifite ibikoresho bitazana imidite. Imana irubaka inzu yayo, ariko Imana inzu kubakwa n'ibikoresho bikomeye, ariko yagera ku musozo ubwiza bugaragarira kuri finizaje. Ubu turareba amatara hano turavuga uti aha hantu ni heza, ariko ntiwasiga irangi ku gikenyeri. Imana rero ntabwo itangiye uyu munsi kubaka, irimo irasoza. Biradukwiriye ko buri muntu wese aba mu mwanya we. Imana iturinde gusobanya, kandi yarabiturinze, kandi ndumva dusasirira ibihe byiza. Kirogoya ntarapfa, ntaraboha, ariko nahinguka umena umutwe arahari. Ariko abahasigaye dukomerere mu mwami, tumukorere, twumvire impanda ye iduhamagara. Dawidi yajyanye n'umuvuduko w'ibuye, siko bimeze se? Iyo asigara ahagaze, ririya buye rigaragaza ijambo. Ijambo ni ryo rigari kumusha, si byose rikamwivuga hejuru. Ariko Imana ikorana natwe, ntabwo Imana yakora hanze y'umubiri wayo. Dawidi yajyanye n'ibuye, tujyane n'ijambo n'umuvuduko waryo, twitaba impuruza. Muri Zaburi haravuga ngo hahirwa ihanga rizi ijwi ry'impanda. Mu Gifaransa baravuga ngo heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Mu Kinyarwanda mu Bibiliya barabyishe ngo rizi ijwi ry'impundu. Ntabwo ari impundu, ni ijwi ry'impanda. Hanyuma mu Bakorinto 1:14 Pawulo akabwira Abakorinto ngo impanda ivuze ijwi ridasobanutse, ninde wakwitegura urugamba? Bavuzaga impanda kugira ngo ingabozi bari bafite impanda y'umunsi mukuru, impanda y'intambara batewe, sibyo? Intambara yo gutera, intambara yo kwitabara, impanda y'umunsi mukuru, bari bafite amajwi anyuranye. Umwana w'Imana yumva ijwi akitaba, kandi ntabwo agomba kurandatwa. Ijwi risoze ry'impanda amenya icyo gukora. Bisaba Imana iguhe discernement, gusobanukirwa umubiri wa Kristo. Ufata ibyimbo uvuga uti ndahari. Murahibuka Yesaya 6 ngo ninde twatuma? Uvuga uti ndahari. Uzanyibutse tugure igitabo cy'indirimbo. Dufite icyo gushimisha, twe nta mupaka tugira. Dufite icyo gushimisha cy'abaporoso, sibyo? Hari n'icy'abadive. Wigeze ukibona nk'ubu? Icy'abadive harimo indirimbo ivuga ngo Yesu arahamagara ati nindungorera none isarura rirageze ninduri usarure. Umvukwa duhamagara kandi azagororera umusubiza wese ati ndi hano mwami numa. Wabura kuba umurinzi ku nkike z'i Siyoni, wafashisha amasengesho no gutura amaturo, ukayobora n'abandi mu nzira ijya mu ijuru. Nk'uko Aroni yakomeje amaboko ya Mose, abantu bari mu kaga Yesu aragutabaza. Ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose. Ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we, maze usubize bwangu uti ndi hano mwami. Najyaga nkaririmba nyonga igare ngiye kubwiriza. Hitamo umurimo we,
kandi uwo murimo uragutegereje. Ntabwo ingata ye ivuna. Sibyo? Mateyo 11:28 kugeza kuri 30. Umutwaro we ntabwo uremereye, n'ubuhake bwe si ubw'agahato, ni umwami w'amahoro. Emera gukoreremo. Sibyo se? Nta murimo w'agahato uba muri Kristo. Ni mu mahoro. Turi mu mataba. Ijwi ryanjye ariko uruva ko memare yanjye ni za kera 7:8 kizera iya de cela 46 ans 7:8 6 nari umusore mfite imyaka 19 kunyonga igare kujya kubwiriza igihanga kugera gute none ndacyariho sindapfa turacyahamiriza umwami wacu mwaretse tugamukorera. Murabyemeje? Dukorera umwami, ibindi byose namabwa. Sibyo bwana kiza? Nambara yagusanze igusigara. Hari abishwe n'abahigwaga n'ababahigaga, hari abishwe n'amakombora. Sibyo se? Intambara zira ikombora z'ubwoko. Ariko niba tukiriho tuvuge nka Paulo ngo kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu. Nibyo dukorera umwami, ibindi byose nta kibazo. Zaburi Abaroma 16 ntaho baducikira. Ejo so umunsi turi kumeza se tuko tunakura vizuri sana, turarya neza, tumeze neza. Turi kumeza ndabaza buri muntu aricaye ari kumeza barimo baramuha arimo arakata neza umugati we. Ibyahishwe Yohana 14:13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Kubera iki? Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye ijyanye nabo. Imirimo y'ububaji, imirimo iriya yo kubumba za rukarakara, imirimo iriya yo gukora muri fonderi y'amabuye y'agaciro, imirimo iyi yo kwigisha abana b'iburamwaka, imirimo yo kudoda, imirimo y'ubwavoka, imirimo sibyo Peter yo gushabika ushaka gutunga urugo rwa Imana nk'umugisha no kuba abagabo. Iyo mirimo ntijyana natwe keretse iyo dukorera muri ofisi y'umubiri wa Kristo. Right? Nibyo iyo mirimo indi irasigara igasigarana n'uwo yagaburiraga ari wo mubiri, isigara hari rusororo. Abantu barimo kuzana indabyo ariko muzaba yagiye cyangwa mushiki wacu aba yagiye. Abantu baragerageza bakajya kuvuga ngo itariki yagera, ngiye sinigeza njya ku irimbi ngo ngiye kwibuka mama. Ntumuzi mushiki wacu? Ntumuzi Mukanyonga? Sinigeze njyayo. Ese ari hariya hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ntabwo baba ari hariya umuntu abage ni bisikoroji umuntu abagerageza, abandi bakagerageza kwereka abantu washyira tugerageza tukagira gute wapi amakaro nyamakaro nayubaka ubugingo tugashyiraho amakaro tukagira gute ni ukwirema agatima gusa, babyita gushyingura mu cyubahiro. Biriya bintu ni ugutinya urupfu, kandi nta kundi twabyita. Ariko ubundi mu by'ukuri umuntu ashyingura icyo azajya gushyikira akakibika neza kuko azagera kugitora. Ariko basinziriye mu mwami, Imana yarababitse, ifite aho yababitse na ntizabasanga. Ariko icyo utazajya gushyikira uravanga urabika nyine ni ukwifasha mu bwongo. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire badata baratashye no muri asambere twarabaherekeje, sibyo se? Bayimerita
mama wa Sara, sibyo uwera mushiki wacu muramwibuka, n'abandi ba nyirabukukuru Venansia twarabaherekeje. Saba si bene data se none se ubu ntibameze neza? Turahamirije tugira gutya, hahirwa abapfapfira mu mwami. C'est notre consolation. Ntitukanabaririre, tujye twibuka ibigwi byabo n'umuhate wabo, natwe biduha imbaraga, aho kugira ngo biduhe gucika intege. Basinziriye muri Kristo, byanditswe biravuga ngo bapfuye bazabanza bazuke, twebwe abariho tuzahindurwa. Uyu mubiri wanze gupfa, nibyo Dawidi yahanuye. Umwami wanjye yabwiye umwami wanjye ngo ucare iburyo bwanjye, ngo ntiyamukundiye ko abora. Petero abera abwiriza ku munsi wa Pentekote ati nyamara Dawidi yaraboze, atari kuriya n'umwami wacu. Uko umubiri we utaheranywe n'urupfu, niko n'umubiri we w'itorero utaheranywe n'urupfu. Kuko ndiho niko yavuze namwe muzabaho. Tunezerewe no ku bihanga ry'Imana, tunezerewe no ku ngingo z'umubiri we. Ikitunezeza ubwo yazutse, natwe nidusinzira tuzazuka, kuko tuzasinzira turi mu mubiri we, tuzasinzira turaye. Umugeni wa Kristo ni umubiri we azaza kuzamura. Abasinziriye ni ingingo zawo, natwe abakiriho turi ingingo zawo. Imana nivuga azahuza be abatane. Noneho ko turi muri Kristo turahirwa, nitunapfa turahirwa. Ku ijambo rivuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Nitunapfa turahirwa, sibyo? Turahirwa kubera iki? Kuko dufite ibigwi, dufite konte izigamiwe. Bita konte izigamiwe. Umuntu ufiteho udufaranga n'agasheki aba yumva yidunda. Ngiye ngiyo mpano ntayo mfite, ntuzambitse, ibyo mbonye ndabikoresha. Witeka kongera, witeka se ntuzambitse. Abagore no babikunda. Ntabwo uriya mupfakazi w'igihe cya Eliya cyangwa se w'igihe cya Elisa yarakeneye stock, yarakeneye ijambo. Ibi bindi byaruzuye. Noneho kosora, ufite stock? Sara, ufite stock? Peter, ufite stock? Dufite stock kuko dufite umwami. Haleluya! Nibyo Kayite, dufite stock nuka hagariho. Urumva mzee? Uriya muzaza ufite stock gira gutya. Uriya ntasiba sambure kandi kubera yuko nambere ariko ntago yasibaga da, ariko cyane mu gihe urupfu rwamurungurukaga ntibahise arakarira Satani, wahise ugira umujinya. Nubwo yameze gute aragira gute, ariko avuga ati sha ibyo ngomba guhangana nawe ndakubeshyira, wahise ugira umujinya. Ubu ntabwo wamubabarira, ndabeshya, sibyo? Wamubabarira washwe afite ijwi, wamubabarira? Ntaya. Umugore wawe naba ari yaryamye samadayimoni, Satani wamubabarira? Nta n'umwe udafite wamubabarira. Natwe nta gaciro kari urutega. Imana itugendereye mu ijambo tujye dufatiraho. Mwami Imana asingizwe. Ese hari icyo twumvise? Nge nacyumvise. Mwamakuru agabura uko abyumva, kuko abaza ahakenewe. Nuko dushoje dusubika, kuko n'ejo tuzakomeza. Dufite stock. Abisi bafite stock izashyana n'isi, ariko twebwe umutungo wacu uzaduherekeza. Ahubwo nitwe dufite stock. Ahandi haravuga ngo ntimubike aho inyenzi n'abajura bagera, mubike ubutunzi bwanyu aho inyenzi n'ingese zitagera. Sibyo ra? Turabika se ibyo dukorera mu mwami wacu bijya kuri konte yo mu ijuru. Mwari mubizi ibyo ukoreshwa n'urukundo uyobowe n'ijuru. Haleluya. Ukora kubw'izina ry'umwami wacu
uvuga nka Dawidi muri Zaburi ngo ntabe ari twebwe Uwiteka, ntabe ari twebwe Uwiteka, izina ryawe ari ryo ushyira hejuru. Jyewe mbure ubugaragare. Imana y'amahoro izi bibera mu bwami n'ibanga rya buri wese izaguha ingororano ku by'umukorera. Tuzabigaruka ejo. Si byose Yesu yahise avuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzaba. Ese umuntu yashyira umutima adafitiye ubutunzi? Umuntu yakwimurira ibintu ahatazaba, ugafata ibintu byawe n'ibitanda byawe ukabyimurira ikabuga kandi uzatura ku Kamonyi? Umuntu ajyana ibintu bye ahazabisanga. Hahirwa abapfa uhereye none. Ongera urisubiremo dusoze. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana ishimwe kuko dufite ubuzima, dufite ahazaza. Si byose? Tukaba dukoreshwa n'imirimo muri iyi ofisi yo mu mwami. Si byo? Muri ibi biro byo mu mwami ari umubiri wa Kristo, tukaba dufite n'imirimo itazashirana n'isi izaduherekeza. Tubishimiye Imana. Abaririmbyi mu ijwi ryo gusenga baratuyobora mu ndirimbo ivuga ngo 74, jye mfite umukiza ujya mvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. Mfite umukiza ujya ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira ibyago, icyamuhaga umukiza wawe. Njye ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe, niko usabira. Nahawe ikibanza na Data wo mw'ijuru, urugo rwe rwera kubw'Umwana we, azangezayo ngo tubane iteka. Icyampa ngo nawe tuzabane. Amina. Ninginga Imana ikwereke Yesu ngumwakire nawe, niko ngusabira.
yatubikiyeyo yangira amatsiko ntawifuza mugenzi icyamangona wambaruwo turi imbere y'umwami tubokewe kumuserurira byacu byose. Mwami shimwe ikuzo cyubahiro mwami, ijambo ryawe turavuga nka Dawidi ngo ruturitira zahabu yose na feza yose. Mwami uraduhagije, tugiriye inama, uratwibukije, uratumurikiye, uradukomeje. Mwami uri byose, hahirwa ihanga ubereye Imana. Tunejejwe n'ukuri muzima, kuko wavuze ngo ubwo ndiho namwe muzabaho. Ubwo turavuga nka Mukamanowa ngo Uwiteka ashaka kutwica ntiyari kutwiyereka. Ubwo utwiyereka mu ijambo udufitiye byose. Mwami ntacyo tuzakena, ijambo ni byose. Tunezerewe kuba mu mubiri wawe, tunezerewe kuba ingingo z'umubiri wawe, tunezerewe kuba mu itorero ryawe, tunezerewe kukubera abana. Uduhe kugendana n'umujyo w'ijambo nk'uko Umwuka Wera yabitubwiye, ntitukarebere, ntitugasigare, uduhe kugendera ku karasisi k'ingabo ziyoborwa nawe.
kuri cadence y'ijambo mwami, ku mujyo w'ijambo. Niyo mpamvu duterana, mpamvu twizera Uwiteka. Ni ngombwa Satani azahangamurwa uko byabaye kuri Goliyati. Uduhe gusa gukurikirana umuvuduko w'ijambo. Accorde-nous la grâce de marcher au diapason, au mouvement de l'esprit, mouvement de la parole, udushoboze tugendere ku mujyo w'ijambo. Habayeho igihe cyo kwizera, habayeho igihe cyo kubabarirwa, n'ubu turacyazikeneye, ariko iki ni igihe wenda gusoza umurimo wawe. Uduhe kuba mu byimbo, buri wese mu mwanya we. Dukomerere muri wowe tuba abagabo, udukoresha iby'ubutwari bizaduherekeza. Tuzagenda amaramasa turi intwari zawe. Duhe kugira ibigwi, uduhe imidende n'amakamba tubikiwe. Mwami, ijambo rye riravuze ngo hahirwa abapfira mu mwami, kuko batarushywa n'ubusa, ibyo bamukoreyemo bizajyana nabo. Udushoboze mwami wacu, tugutegeye amaboko. Umurimo ni uwawe, nk'uko wabyivugiye, ubwo uzagukora ninde uzagukoma mu ngokora. Utahane natwe, turacyafite inyota n'inzara yo guterana. Ejo uzabiduhera akanya, uzongere uganiriza imitima yacu. Wibuka abera bawe batabonetse, ariko nzi ko turi hamwe, abaduhuriye mu jimbo, abaduhurije imitima mu mwami, ntiwababurira umugisha. Uko bifuza kuba bari hano, ubibahembere, ubahe ingororano, ubahe umugisha. Mwami, abarwayi babe hafi, kandi gukira kuva kuri wowe. Tuzadutegurira ameza dukwiye ku munsi w'ejo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umwami Imana aduhana umugisha, dutane n'amahoro ya Kristo. Ndebesheje ukwizera, nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane, ambumbatiza amaboko ye. Noneho ntabwo nkiri indushyi, kuko nujujwe umunezero. Urukundo rwe n'imbabazi bituma nyumva iyo musabye. Haleluya, kuko ambesha